ndagusuje kandi nguhereje ikaze niba aribwo ugifungura ino video hano kuri YouTube channel yacu ndetse yawe, nizere ko wamaze gukanda subscribe. Niba utarayikanda nawe ukaba ugize amahirwe yo kubona ino video, kanda subscribe ndetse ukande share kugira ngo usharinge inshuti zawe ibyiza cyangwa se inkuru nziza n'amakuru menshi atandukanye uba wagiye ubonera kuri iyi YouTube channel yacu. Kora like kugira ngo utugaragarize ko nawe udushyigikiye kandi udukunda. Uyu munsi rero ngo bimeze bite? Birashyushye biratukombeye karabaye muri Murera Rayon Sport. Amakuru ni menshi. None rero ndi kwigendera kuri iyi mihanda yacu, izi mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Hasohotse amakuru atari meza ndetse n'ayandi meza. Rayon Sport murabizi ko uyu mwaka cyangwa se ino sezo turi kugana ku musozo, ni Rayon Sport itaritwaye neza uko abakunzi bayo bayibishaka cyangwa se uko babyifuza, dore ko bahindaguranyije abatoza kuva kuri Zerifani ukajya kuri Mohamed Wade wari wungirije Zerifani, nawe bikarangira agiye, hakaza Umufaransa nawe bikaba ntacyo yimariye. Igikomeye yakoze ni ukuyihereza umwanya wa gatatu mu gikombe cy'amahoro, nabyo bidashimishije abari kuko umureyo utamuhereje igikopo nta kintu muba muri buvugane, kandi ni Rayon Sport itararanzwe n'umukino mwiza unogeye ijisho. Amakuru rero ngo bimeze bite? Biravugwa yuko Rayon Sport mbere na mbere igiye gutandukana na bamwe mu bakinnyi bayo bari ingenzi cyangwa se bafatwaga nk'abakomeye, ariko bikaba bibaye ngombwa ko batandukana bikurikije umusaruro wabonetse muri uyu mwaka ndetse n'uko baba bifuza kubaka ekipe yabo ihatana izaza imeze neza mu mwaka utaha. Abo bakinnyi rero ngo ni bande? Ku ikubitiro hari kapiteni wayo Muhire Kevin Runi, agiye gusezererwa cyangwa se agiye kwerekeza mu yindi ekipe yo hanze y'u Rwanda, ndetse ibiganiro birarimbanije. Gusa ni mu ibanga rikomeye, nta uzi ekipe agiye kwerekezamo, gusa biri kuvuga ko agiye gutandukana na Rayon Sport. Ikindi kandi abandi bakinnyi harimo Serumogo Ali Omari ndetse n'umugande w'umunyezamu Simon Tamare, utibagiwe na Charles Bare. Ikisigaye kandi ni ukwibaza se abo yasinyishije ku ntizanyo cyangwa se mu gihe cy'amezi makeya biragenda bite? Barongera amasezerano cyangwa ntabwo bari bwongere amasezerano? Barimo umuzamu w'umunyasenegali wari wasinye amezi 6, bamwita Kadime Ndiaye. Gusa si uwo gusa, na rutayezamu Ale Paul Gomis nawe ari mu bagomba gusohoka, kuko umusaruro bari bamwitezeho nawe ntabwo yigeze awugaragaza. Nawe rero bikaba amahirwe menshi ari uko ari butandukane n'ino ekipe, dore ko amasezerano ye n'ubundi yari amezi 6, akaba ari kugana ku musozo, bikaba bivuga ko nta masezerano bazamwongera. Ikindi kandi muri Rayon Sport umwuka mubi, ubuyobozi butishimiwe kandi ubuyobozi bugikeneye kuyobora club. Perezida Jean Fidel aravuga ati jyewe abareyo nibangirira icyizere nzongera niyamamaze, ndetse nizeye ko nzatsinda nkakomeza nkayobora ino ekipe y'abanyarwanda cyangwa se ekipe ya rubanda, kuko ibyo maze gukoramo byo ntabwo ari bike. Kuko ku munsi w'ejo yahoze atangaza ati Rayon Sport kuva nayifata nayihereje ibikombe 6. Iyo ari kuvuga Rayon Sport ntabwo avuga iy'abagabo gusa, kuko hari na Rayon Sport y'abari n'abategarugori, dore ko ariyo yagiye itanga umusaruro hanini. Gusa n'iy'abagabo nayo yaragerageje, kuko mu mwaka ushize yatwaye ibikombe bigera kuri 2, byakongeraho n'iby'abari n'abategarugori mu myaka amazemo bikaba ibikombe 6. Jean Fidel akavuga ati abandwanya barahari, ariko niteguye guhangana nabo. Rero ku bakinnyi bivugwa ko bari bwinjire ndetse
bakomeye basanzwe bazwi b'amazina azwi harimo Leandre Willy Esomba Onana. Byagarutswe rero ubwo ikipe ya Simba yo muri Tanzania yasohoraga urutonde rw'abagomba gusohoka nabo, dore ko uyu mwaka w'imikino yabo nta kintu bagezeho kinini kuko nta gikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'igihugu ntabwo bimeze neza, no muri Champions League baviriyemo muri 1/4. Rero bakaba Simba igiye gutandukana n'abakinnyi bagera kuri 7 nabo harimo n'uwo Willy Esomba Onana. Rero akajisho ndetse amaso y'abareyo benshi nk'uko bagiye bamwifuza akigera muri Simba bakabona nta mwanya ari kubona uhagije. Ubu rero igihe ni iki, bagiye gutangira kumuganiza barebe ko yaza agasinyira ekipe ya Rayon Sport. Si uwo gusa kandi uri kuvugwa, haravugwamo n'umutoza coach. Umuriro watse muri Murera, nyaboneka umutoza biti ninde? Umutoza nawe nta wundi, ni umutoza wigeze kuyicamo bamwita Robertinho Goncalves Daveiro, nawe wigeze kutoza Rayon Sport mu myaka yashize, arahava ajya mu gihugu cya Uganda, ava muri Uganda ajya nawe muri ekipe ya Simba Sports Club. So umutoza ndetse na Onana gusa bakenewe cyangwa se bifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport, dore ko mu minsi yashize hagiye havugwamo abakinnyi bandi bagiye batandukanye bakina muri shampiyona y'u Rwanda, harimo Richard Kirongozi wa Kiyovu Sport, hakabamo Muhadjiri Hakizimana wa Police Football Club, ndetse n'umunyezamu wa APR Football Club bamwita Pierre ni umuzamu wa kabiri wa APR, nawe ari mu bavugwamo ushobora kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Gusa urutonde ruracyarura ariko abo nibo bamaze kuvugwa cyane, utibagiwe na Niyonzima Olivier SF Kambanaraho nawe wa Kiyovu Sport. Ubwo rero nayo ngayo yavugwaga muri Rayon kuri iyi mihanda ari gucicikana. Kanda subscribe niba utarayikanda, ubundi tujye tubana mu makuru agezweho y'ama breaking cyangwa se inkuru zicukumbuye, nazo tuba tuzifite hano. Rero ngayo nayo muri Rayon Sport, nkwifurije kuryoherwa kandi